nuko umugoroba umwe yaje kugera muri saro. Akinjira muri saro abona wa mwana w'umukobwa yicaranye n'umugabo we Emeka arimo aramumasa. Muri ako kanya n'uburakari bwinshi yahise abaza umugabo we ati Emeka, ibyo ni biki ndi kubona? Nuko umugabo arangije aramureba aravuga ati ngo se yambwiye ngo ibi ngibi ari kunkorera mama we yajyaga abikorera papa we, arimo aramasa amaguru ntabirenze. Nuko umugabo aramubaza atari kwa Maka, ushaka iki? Ntushoboye kubikora, nta no gushaka undi muntu uwo ari we wese ubishoboye abikora. Muri ako kanya Amaka yahise azunguza umutwe arangije amubwira ati Emeka, ubu uri kugukorera ibyo bintu ntabwo ari umugore wawe, ntabwo ibi ngibi ari byo Emeka. Mana yanjye, wa mugore we wahagarika kunesha umutwe, witekereza ibintu ngo bigire birebire cyane. Uyu mwana ari kumfasha kurelaxinga, kumva ameze neza ntabirenze. Amaka, ndakwinginze vangaha, genda uruhuke, mbabarira umpa akanya gatoya. Akenshi dayimoni iyo ashaka kwinjira mu buzima bwawe, iyo ashaka kwinjira mu rugo rwawe, ntabwo ari buri gihe aza agakomanga ku rugi inyuma. Hari n'igihe dayimoni yinjiramo imbere akinjira mu rugo rwawe ntakomange. Rero ujye uba maso kandi ujye wizera Imana, kandi ujye ushyira amasengesho imbere. Byose byatangiye kuwa gatanu nimugoroba. Amaka araranga mu rugo ari gutegura ibyo kurya bya nimugoroba. Abana b'ukuri babiri Chibora ndetse na Ebuka bari kureba karituni muri saro. Yarebye ku isaha abona ni saa 12:47 z'umugoroba. Yateguye rero ameza ibyo kurya bya nimugoroba, arangiye atangira gufasha abana be gukora homework. Agiye kumva yumva imodoka irimo iraparika, isa nkaho iparika mu rugo rwabo. Umugabo we Emeka yaragarutse aturutse mu cyaro aho yaramaze iminsi 2 avuye gusura imiryango. Muri ako kanya Amaka akitegereza arebe mu idirishya, abonye ko ari umugabo ugarutse. Yahise afata agatambaro yihanaguye intoki n'akamwenyu mu maso. Mu by'ukuri ahangaha Amaka yarakumbuye umugabo we. Nuko arangije abwira abana bati nimwigiranye amakaye yanyu, papa wanyu aragarutse. Babana uko ari babiri baragiye barirukanka bahagarara mu idirishya, babona koko ni papa wabo ugarutse. Ibyishimo bitabibasaga. Ako kanya bahise birukanka basohoka bajya guhobera papa wabo. Ahangaha ntabwo yari wenyine, inyuma ye hari hahagaze umwana w'umukobwa ukiri mutoya. Uyu mukobwa byagaragara ko afite nk'imyaka 19. Uyu mwana w'umukobwa uko yarebaga byari bigoye kumenya icyo atekereza. Nuko Amaka arangije abaza umugabo we Emeka, uyu mukobwa ninde? Nuko umugabo arangije araseka aramubwira ati uyu mwana w'umukobwa bamwita Ngoti, ni mwishywa wanjye. Aramubwira ati ese uribuka onkere wanjye witwa Abi? Ni umukobwa we. Muri aka kanya ntabwo Amaka yahise amusubiza, ahubwo yahise yumva umutima umuriye. Yitegereje uno mukobwa abona hari ikintu atari kumva neza, yumvaga harimo amayobera menshi. Ntabwo yabasha kuba yabisobanura ibyo ari byo, nta nubwo byari ishyari, nta nubwo ari uko uyu mukobwa yari mwiza cyane, ariko iyo yarebaga mu maso ye yabonaga uyu mwana w'umukobwa afite hari ikintu abitse muri we. Nuko wa mugabo arangije aha karibu wa mwana w'umukobwa binjira mu nzu. Ba bana bahise bicara iruhande rwa mwana w'umukobwa, batangiye kumubaza utubazo turi innocent, utubazo tw'abana. Batangiye kumubaza bati ese uri mubyara wacu? Batangiye kumubaza ati ese uturutse hehe? Nuko wa mwana w'umukobwa araseka arangije avuga ati yego ndi mubyara wanyu. Arababwira ati izina ryanjye nitwa Ngozi. Amaka yakomeje kumwitegereza gake gake yitonze. Nuko ubwo Emeka yaramaze gucana air condition, Amaka yaramuhamagaye aramukurura ukuboko, arakinje amwerekeza muri koridoro. Aramubaza ati ese Emeka, kuki utambwiye uko ugiye kuzana umushyitsi? Emeka arangije araseka aramubaza ngo ese ni ibiki birenze? Nta birenze, uriya mwana ni mwishywa wanjye, ntabwo ari umuntu udasanzwe nazanye, ni mwishywa wanjye nazanye. Nuko umugore arangije mu gatoya, ibyo ntabwo ari byo, wakagombye kuba wambwiye. Nuko Emeka arangije afunga amaboko aramubwira ati Amaka witangira, ndakuzi urashaka kuzana ibibazo,
aravuga ati ngibi nicyo kibazo cyanjye mfitanye nawe, buri gihe ibintu byose ushaka kubigira big deal. nuko umugabo arangije amazi ati se utekereza yuko nagombye kugusaba uburenganzira bwo kuzana umwana wanjye amaraso yanjye mu rugo? nuko Amaka arangije amubwira ati Meka ntabwo imbwa ari ibyerekeye no kusaba uruhushya. aravuga ati ndi umugore wawe, wakagombye kuba wampa information ukamenyesha, nakagombye kuba nabaye umwe mu bafata iyi myanzuro. nuko umugabo arangije amubwira ati okay mbabarire cyane, ibyo ngibyo bimubwiye yibuse cyane, ariko mu by'ukuri ijwi uburyo yarivuganye asaba imbabazi uyu mugore ntabwo ryari ijwi ryo gusaba imbabazi. arangije amubwira ati ntabwo natekereje yuko biri ngombwa. nuko arangije amubwira ati ariko ubimenye ko Ngozi agiye gusigara ahantu kandi ugomba kumufasha, fasha uyu mwana w'umukobwa ukiri muto. Amaka arahagaze aramwitegereza ariko yumva atabyizeye neza. mu by'ukuri yumvaga mu bitugu bye no mu mubiri we atiyumvamo neza, yumvaga hari ikitagenda ahangaha, ntabwo yumvaga amagambo uyu mugabo ari kumubwira. hari ikintu kidasanzwe kuri uyu mwana w'umukobwa waruje mu rugo rwe. ahangaha rero Amaka yatangiye kwivugisha muri we, aravuga ati umwana w'umukobwa hari ikintu kimuzanye muri uru rugo. ahatangira kwivugisha ati ntabwo nkizi, nta n'uko ndi kukibona neza, ariko ndi kumva mu mwuka, ndi kumva muri njyewe, ndi kubona ko hari ibintu bidasanzwe. muri ako kanya Emeka yahise ahindukira amutera umugongo ava aho ngaho. ahangaha Amaka yahagaze aho ngaho yitegereza uburyo umugabo we amusizaho, uburyo ari kugenda. nuko muri iryo joro nyuma yo kubarya ibya nimugoroba Amaka yaje kwicara ku buriri iruhande rwa Emeka, ariko ntabwo yigeze abona ibitotsi, yumvaga mu mutwe harimo umuraba. yatangiye kubwira Imana ariko avuga muri we, aravuga ati Nyagasani, nimba uyu mukobwa ari hano kugira ngo asenye urugo rwanjye, ndakwinginze mugaragaze. Nyagasani ndakwinginze, ntabwo nshaka kurwana n'umugabo wanjye, nimba uyu mukobwa ari ikibi kiduteye, ndakwinginze mugaragaze. nuko hari uruhande rumwe rw'uyu mugore rwari rumubwira ati injira mu cyumba cy'uriya mwana w'umukobwa, nurangiza umubwira ava ahangaha ave mu rugo rwawe. ariko nta kuntu yari kubikora, umwana yari yamaze kugera mu rugo rwe kandi adabifashijwemo na Emeka ntabwo yashoboraga kumwirukana. nuko Amaka ahangaha rero yafashe umusego we, arangije asa nkaho uhobeye, atangira kwivugisha ati reka bibe atari byo, reka bibe atari byo ntekereza. ariko mu mutima we ubwoba bwakomeje kuzamuka ari bwinshi. ahangaha rero mu cyumba aho wa mwana w'umukobwa yagombaga kuba aryamye, umukobwa yari yicaye ku buriri bwe afite agakapu gatoya k'umukara. uyu mwana w'umukobwa yari afite tageti. ibyumweru 3 byaratambutse kuva uyu mukobwa yarinjiye muri uru rugo. ahangaha Amaka mu by'ukuri mu byumweru byose ntabwo yari ameze neza. bwa mbere uyu mukobwa Ngozi yitwaye neza cyane nk'umukobwa ufite ikinyabupfura. yarabyukaga mu gitondo cya kare agatangira gukubura aho ngaho, ndetse agafasha Amaka mu gikoni guteka. ariko ya masike yari yambaye inyuma ho gatoya yatangiye kuvaho. Amaka yatangiye kubona yuko Ngozi yatangiye kujya atinda mu buriri, akaguma aryamye ntabyuke. Ngozi yatangiye kujya aryama akaryamira akageza saa 4 z'amanywa akiryamye akiri mu buriri. ndetse rimwe na rimwe ari igihe yarenzaga amasaha. igihe rero Amaka yagerageje gukomanga ku rugi, yarangiza akamubwira ati anti ntago meze neza, cyangwa se akamubwira ati iri joro ntago nasinziriye, ntago nabonye ibitotsi, ntago naryamye neza. ahangaha rero agatangira kumuha excuses nyinshi cyane. nuko rimwe ari kuwa gatandatu ari mu gitondo Amaka yaje kwinjira mu gikoni. akinjira asanga amasahane yose bari baririyeho nta nimwe yogeje. yahise asakuza cyane ahamagara wa mwana w'umukobwa Ngozi. muri ako kanya Ngozi yahise asohoka mu cyumba cye ndetse yihanagura mu maso n'ibitotsi. nuko arangije aramubaza ati ibi ni ibiki biri kuba ahangaha muri iyi nzu? nuko Ngozi arangije yifata mu maso ati anti nari naniwe cyane, ejo narakoze imirimo myinshi, nashakaga kubyoza muri iki gitondo. nuko Amaka n'uburakari bwinshi cyane aramubwira ati Ngozi ntabwo ari ukunguku tuba hano muri iyi nzu, ntabwo uri hano kugira ngo relaxinge. nimba udashobora kudufasha ushobora gupakira ibyawe ukagenda. muri ako kanya Emeka yahise yinjira aho ngaho mu gikoni. muri ako kanya ubwo yari arimo avugisha uyu mwana w'umukobwa atangira kubaza ngo uri kumubwira ngo apakinge ibiki? kubera iki uri kubwira nabi uyu mwana w'umukobwa? muri iki gitondo byo tubwira uyu mwana nabi. muri ako kanya
Amaka arangije areba umugabo we aramubaza ati ntabwo uri kubona ibintu biri muri iki gikoni? ngo ese ari kuba umwana w'umunebwe cyane, nta kintu agikora hano muri iyi nzu. Nuko Emeka arangije amubwira ngo ya Amaka nawe ntugakomeze ibintu, uyu ni umwana ukiri mutoya, ntabwo wakagombye gutekereza ko yakagombye gukora ibintu byose. Jya umureka aruhuke rimwe na rimwe, nubona adashoboye kugira ibintu akora ntabwo ushobora kubikora wowe ukabyikorera. Amaka yumvise atunguwe n'amagambo umugabo amubwiye. Nuko Amaka arangije amubwira ati Emeka, uyu uri kwita umwana afite imyaka 19 y'ubukure, igihe nari mfite imyaka nk'iyi ngiyi nari nzi gukora buri kimwe cyose. Nuko umugabo arangije amubwira ati ntabwo ese utekereza ko buri muntu wese, buri umwe wese yakuze nkawe? Ahangaha aya magambo yavuze n'ubukonje bwinshi cyane. Uyu mwana w'umukobwa n'agasuzuguro kenshi yari arimo areba uburyo uyu mugabo ari kwandagaza umugore we imbere ye. Wa mwana w'umukobwa Ngozi yatangiye none kujya abwira nabi Amaka, atangiye none kujya amusuzugura. Igihe cyose Amaka yagerageza kuba yamubwira ibyo akora, uyu mwana w'umukobwa nawe yaramusubizaga. Yaramubwiraga ati se iyi myenda usigaye wiyambika, imyenda migufi, imyenda igaragaza umubiri wawe uko uteye, ni ukubera iki? Ndetse rimwe na rimwe uyu mwana w'umukobwa yafataga eswime akayambara akayikenyera agatambuka aho ngaho muri saro, umugabo wa Amaka ari aho ngaho. Ibi byose iyo Amaka yabibonaga yumvaga bimuteye ubwoba. Nuko umugoroba umwe yaje kugera muri saro. Akinjira muri saro abona wa mwana w'umukobwa yicaranye n'umugabo we Emeka arimo aramumasa. Muri ako kanya n'uburakari bwinshi yahise abaza umugabo we ati Emeka, ibyo ni biki ndi kubona? Nuko umugabo arangije aramureba aramubwira ati Ngozi yambwiye ngo ibi ngibi ari kunkorera, mama we yajyaga abikorera papa we, arimo aramasa amaguru ntabirenze. Nuko umugabo aramubaza ati ariko Amaka ushaka iki? Ntushoboye kubikora, nta no gushaka undi muntu uwo ari we wese ubishoboye abikora. Muri ako kanya Amaka yahise azunguza umutwe arangije amubwira ati Emeka, ubu uri kugukorera ibyo bintu ntabwo ari umugore wawe, ntabwo ibi ngibi ari byo Emeka. Mana yanjye, wa mugore we wahagarika kunesha umutwe, witekereza ibintu ngo bigire birebire cyane. Uyu mwana ari kumfasha kurelaxinga, kumva ameze neza ntabirenze. Amaka ndakwinginze vangaha, genda uruhuke, mbabarira umpa akanya gatoya. Ngozi yahise yitegereza wa mugore arangije araseka. Nuko Amaka yahise ava aho ngaho arangije arirukanka ajya mu cyumba cye. Ahangaha umutima wari gutera cyane, yari arimo abona urugo rwe kugenda rusenyuka kandi abibona mu maso ye. Ndetse umugabo we yari yarabaye impumyi, ntabwo yabibonaga ko umubano wabo uri kugenda usenyuka. Nuko umugoroba umwe abana baje kuva ku ishuri baraza barinjira. Abana bari bashonje ndetse bananiwe. Mama twagarutse. Nuko Amaka yaje gusohoka mu cyumba ndetse asekera abana be aravuga ati bana banjye murakaza neza, mugende mwoze intoki zanyu, reka nze ndaze mbagaburira ibyo kurya. Amaka rero ubwo yerekezaga mu gikoni agiye gushaka ibyo kurya kugira ngo agaburire abana be, yarahageze asanga isafuriya irera nta byo kurya birimo. Muri ako kanya yahise ava ahangaha mu gikoni yirukanka ajya mu cyumba cy'umwana w'umukobwa. Yinjiye asakuza amubaza ati Ngozi, ni gute wafashe ibyo kurya ukabirya byose ntubashe gusigira abana? Ngozi yaramwitegereje arangije n'agasuzuguro aramusubiza ngo nari nshonje. Nuko Amaka aramubaza ati wari ushonje? Ndabyumva, ariko se urushonje ku buryo urya ibyo kurya byose ukabimara ntubashe no gusigira abana? Ese watekerezaga yuko abana bari burya iki? Nuko wa mukobwa arangije amubwira bashobora kureba icyo banywa bakanywa isukari mu mazi, natwe twarayinywaga tukiri abana. Ibi ngibi bimubwiye n'agasuzuguro kenshi cyane. Ahangaha umujinya wahise wica Amaka, yashatse kumukubita urushyi agiye kurumukubita ariko arifata. Arangije ahita ava aho ngaho yerekeza mu cyumba cye. Ahangaha umugabo we Emeka yicaye aho ngaho ku buriri ari kuri computer. Nuko umugore yarinjira aramubwira ati mugabo
noneho ndarambiwe, uyu mwana w'umukobwa agomba kuva muri uru rugo, ntabwo nshobora kwihangana. Noneho uyu mwana w'umukobwa nta kinyabupfura afite, noneho atangiye no kubangamira abana bacu. Nuko Emeka arangije ashyira laptop ku ruhande, arangije n'agasuzuguro kenshi cyane arambwira ati Amaka, nimba urambiwe no kubana nanjye ukaba wumva utagikeneye kubaka urugo, ushobora kuvanga ukagenda, ariko uriya mwana w'umukobwa Ngozi nta hantu na hamwe agomba kujya, araguma ahangaha. Ndagusezeranya yuko uriya mwana w'umukobwa Ngozi nta hantu agomba kujya, nimba urambiwe uvuye hano ugende. Aravuga ati rero nimba uzi ubwenge wahagarika ibyo byose urimo, ugahagarika ku kavuyo uri guteza muri uru rugo, genda ugiye gutekera abana. Amaka ahangaha yaratunguwe, aya magambo uyu mugabo yaramubwiye ntabwo yarasanzwe. Umugore we yaratunguwe, arangije aramubaza ati se Emeka, ushatse kunyereka yuko nsimbuje uriya mukobwa? Umugabo aramubwira ati ngiye nta muntu ndi guhitamo, ahubwo ngiye ndambiwe n'akavuyo kawe muri uru rugo. Buri kimwe cyose Ngozi akoze ni ibibazo, ni ikibazo kuri wowe. Uru rugo uri kurutezamo akavuyo kenshi cyane. Muri ako kanya Amaka yumvise agahinda kamwishe, atangira kurira cyane, atangira kwivugisha ati Emeka, ni gute ushobora kumbwira amagambo nk'aya ngaya? Ibintu byose twubatse urimo unabisenya. Nuko ahangaha rero Amaka yaricaye, yicara hasi, arangije atangira gusenga, atangira kubwira Imana ati Nyagasani, niki kiri kujya mbere? Ese ni ukubera iki umugabo wanjye ari kumera gutya? Ese ni ukubera iki adashobora kubona ibyo uyu mukobwa ari gukora? Uyu mugore ntabwo yari yamenye ukuri mu by'ukuri ikiri kujya mbere kuri uyu mukobwa, ariko uyu mukobwa Ngozi ntabwo yari umukobwa usanzwe, yari umukobwa udasanzwe. Ahangaha rero hari nijoro, hari hatuje muri uru rugo. Amaka yari yarize ararira cyane, mu by'ukuri birangira asinziriye. Abana nabo mu cyumba cyabo bari basinziriye. Emeka yari yasohotse yagiye muri cya cyumba wa mukobwa yararimo yararagamo. Ngozi yakoze muri cya gikapu cye, arangije akuramo icupa ribonerana ry'umweru. Muri iki gicupa yari afite hari harimo image ya wa mugabo Emeka. Nuko uyu mukobwa arangije afata rya cupa ririmo wa mugabo, arangije atangira kuribwira, asa nk'urivugisha. Atangira kuribwira ati Emeka, ntega amatwi, ikindi gihe uyu mugore wawe niyongera kumvugaho nicyo uzakora. Nuko ya image ikamusubiza ati nzamukubita. Ahangaha ni Emeka wari ubivuze. Ngozi arangije araseka gakeya, arambwira ati uri umuhungu mwiza, ikindi gihe niyongera kuvuga mu izina ryanjye uzamukubite, ntuzigere umubabarira, uzamukubite. Muri ako kanya wa mukobwa yafashe rya cupa arongera arisubiza muri cya gikapu cye, arangije araryama. Ahangaha rero nibwo intambara muri uru rugo yaritangiye. Amaka rero ubwo uyu mukobwa ari gukora ibyo byose, we yari yicaye mu cyumba afite Bibiliya ari gusenga. Ahangaha byari bigeze mu masaha 10 za mu gitondo, ubwo yasengaga ahangaha n'amarira ari gushuka mu maso ye. Hari hashize amezi 3 uyu mukobwa Ngozi ageze mu rugo. Uyu mugore hari hashize amezi 3 abana n'agahinda, umugabo wamusuzugura. Hari hashize amezi 3 abona urugo rurimo rusenyuka gake gake, abibona n'amaso ye. Uyu mukobwa Ngozi none ntabwo arakimwubaha, yaramusuzuguraga cyane. Ibi byose umugabo we ntabyo yabashaga kubona, ndetse n'igihe cyose umugore yabashaga kuba yabwira umugabo we ngo akimure uyu mukobwa, uyu mugabo we ntabwo yabyumvaga, yamubwiraga nabi. Urukundo bari bafitanye imbere uyu mukobwa ataraza rwari rutangiye gukonja. Nuko umugabo rero yaje kugaruka, ubwo yari yicaye aho ngaho muri salo ari kureba amafoto kuri social media ari guseka. Amaka yaje kumwegera. Amaka rero ubwo yamubazaga ikibazo cyerekeranye n'uriya mukobwa, uyu mugabo yamubwiye nabi cyane, yenze no kumukubita. Amaka yagerageje kwicisha bugufi, agerageza kumwegera ngo amuganirize, ndetse agerageza no kwegera imiryango, ariko nta kintu na kimwe kigize gikemuka muri rugo.
ahangaha rero Amaka icyo yari asigaje, intwaro ye yari asigaranye ya nyuma ni ugusenga, ni ukwitabaza Imana. Amaka yapfukamye imbere y'uburiri bwe aratangira ati, Nyagasani, ntabwo ndi kwiyumvisha ibiri kuba muri uru rugo. Uyu ntabwo ari we mugabo nashyingiwe, uru ntabwo ari rwo rugo rwanjye. Muri uru rugo meze nk'aho ndi imfungwa. Nyagasani, fungura amaso yanjye. Nimba aya ngaya ari amadayimoni, ari imyuka mibi, ndakwinginze bigaragaza Nyagasani. Nyagasani, ndakwinginze bituma ibintu bikomeza. Abana banjye bari kubaho nabi cyane. Nyagasani, ndakwinginze ndwanirira, urugo rwanjye ruri kwangirika. Ahangaha yagumye ku mavi arakomeza arasenga, arinda ageza mu gitondo agisenga, asenga ari kurira, arambitse umusaya asinziriye gatoya. Yagize inzozi. Ahangaha muri izi nzozi yagize, abona wa mukobwa Ngozi yicaye mu cyumba cye ku buriri, ndetse yambaye ikanzu ye yashyingiranwe, ikanzu yambaye ashyingirwa. Abona noneho umugabo we Emeka ahagaze ku muryango ari gusekera uyu mukobwa Ngozi. Muri ako kanya Amaka yahise akanguka ashigukira hejuru. Ahangaha yumvaga umutwe uri kumurya cyane, ndetse ari kubira ibyunzwe byinshi. Yarabizi neza kuri we ko ibintu yarimo arota atari ibintu bisanzwe, hari ibintu bitari mu bigenda neza mu rugo rwe. Ahangaha rero yafashe umwanzuro wo kurwanya ibi bintu. Mu gitondo cya kare saa 12 Amaka ari mu gikoni ari guteka. Ahangaha yarananiwe mu by'ukuri, amaso ye yari yatukuye kubera yari yaraye ijoro ryose ari kurira. Ahangaha mu by'ukuri nubwo ari kugerageza kwitwararika, akagerageza kwikomeza, ariko urugo rwe rwari gusenyuka bireba. Umutima we wari uremerewe. Nuko arangije afata amazi ashyushye ayashyira mu gikombe ashaka guha abana b'icyayi. Arangije afungura akabati agira ngo arebe isukari. Afunguye akabati yasanze kanuka kameze nabi cyane. Amaka yahise avanga mu gikoni, arirukanka agenda akomanga ku cyumba cya wa mukobwa. Agikomanga urugi rwarafungutse gakeya. Wa mukobwa aramureba n'agasuzuguro kenshi cyane. Ahangaha agikingura yasanze uyu mukobwa yambaye ikanzu ye ararana nijoro, atanamuhaye uburenganzira bwo kuyambara. Nuko Amaka arangije amubaza ati, ese ni kubera iki utakoze isuku mu gikoni nimugoroba? Ngozi arangije amubwira ati, nari naniwe. Amaka aramubaza ati, ese wari wananijwe n'iki? Ni igiki wakoze cyari cyakunanije? Aramubwira ati, umugoroba wose wari uri kuri telefone, ntabwo wigeze unateka, nta kintu na kimwe wigeze umfasha, none uri kuvuga ngo wari unaniwe. Wari unanijwe n'iki? Muri ako kanya Ngozi arangije aramwitegereza n'agasuzuguro kenshi cyane. Aramubwira ngo nimba udashaka kubihanagura, bireke byangirike, ntabwo ugenda umukozi wawe, ube uri umugore wa hano mu rugo, niwe ugomba kubikora byose. Muri ako kanya Amaka yahise yumvise ari nkaho uno mukobwa amucishijemo icyuma. Yateye intambwe asubira inyuma, arumirwa. Aramubaza ngo uvuze ngo iki? Umukobwa aramubwira ati, ndavuze ngo genda uyiyogereze, ntabwo ndi umukozi wawe. Amaka yahise ahindukira aragenda n'umujinya mwinshi cyane, asubira mu cyumba aho umugabo yarari. Yasanze Emeka amaze kubyuka ari muri miruwari ari gufunga ishati. Nuko Amaka aramubwira ati, Emeka, uyu mukobwa noneho agiye kure, uyu mukobwa noneho akoze ahadakorwa, uyu mukobwa arimo arangiza urugo rwacu. Emeka aramwumvise ariko nta kintu yigeze amusubiza. Nuko aramubaza ati, se yagize ati, noneho yakoze iki? Yasize buri kimwe cyose gisa nabi mu gikoni. Mbimubajije arambwira ngo ntago ari umukozi wanjye, ningende mbyihanagurire. Umugabo yasaga nkaho atari kwita ku byo umugore ari kumubwira, arimo yireba muri miruwari. Nuko umugabo aramubwira ati, Amaka, ndakumva ndetse narumvise bihagije. Nuko Amaka arangije amaze ati, se ibyo uvuga wumvise bihagije ni ibiki? Umugabo arangije arahindukira n'umujinya mwinshi cyane, amutunga urutoki. Muri ako kanya arangije azamura ikiganza cye, arangije amukubita urushyi runini cyane. Urushyi yamukubise rwarumunganya ngaho mu nzu hose. Amaka yahise asubira inyuma ata umutwe. Bari bamukubise urushyi rudasanzwe, urushyi atari yiteguye gukubitwa. Amaka yafunguye umunwa abura icyo avuga. Hashize akanya abaza umugabo ati, urankubise? Unkubise urushyi? Umugabo arangije amubwira ati, nzongera ngukubita ahubwo nudahagarika ubu bugoryi bwawe.
nzakukubita ngo nzakwica. Muri ako kanya Amaka yahise apfukama hasi atangira kurira amarira menshi cyane. Arangije aramubwira ati urankubise kubera uriya mukobwa Ngozi, kubera umukobwa wazanye amezi 6 ashize urankubise. Emeka urankubise. Emeka naguhaye buri kimwe cyose. Ariko Emeka ntago yarabyitayeho, yahise afata briefcase ye arangije arasohoka mu cyumba musigaho ngaho. Ngozi yahise acaho ngaho, aca ku muryango abona uburyo wa mugore ari kurira, arangije araseka. Iminsi yakurikiye uwo munsi yari iminsi y'umwijima. Amaka yaje guhinduka none nk'umuntu udasanzwe kandi ari mu rugo rwe. Emeka yahagaritse kujya arya ibiryo by'umugore we. Iyo uyu mukobwa atabaga yatetse, Emeka yajyaga kurya hanze, ndetse n'amafaranga yo mu rugo yo kugura ibintu bitandukanye yahaga umugore we nabwo yarakiyamuha. Yarasigaye uyu mukobwa yazanye, umukobwa Ngozi, abana ku ishuri batangiye kujya babirukana kubera kutishyura minerivare. Ahangaha ubwo ibyo byose yabaga biri kuba, wa mukobwa Ngozi yabaga ari kwigurira imyenda myiza, inkweto nziza, amashakoshi meza, ndetse yari yaguze na telefone nshyashya nziza. Amaka yicaye ku buriri bwe atangira kurira cyane, abwira umugabo we Emeka, abana bacu bari kwangirika, abana bacu bari kubaho nabi, ibi ni ibiki uri gukora? Ntabwo uri kubona ko uyu mukobwa ari ishyano wazanye muri uru rugo? Ahangaha aya magambo yamubwiye ijoro rimwe bicaranye ku buriri. Aramubwira ati abana bacu nta nkweto bagifite zo kujyana ku ishuri, nta makayi bafite, ariko urimo uragurira imyenda umwana w'umukobwa wazanye ahangaha. Umugabo arangije n'agasuzuro kenshi aramubwira ati Ngozi ni nkaho ari umwana wanjye, mufata nk'umwana wanjye muri uru rugo. Nuko n'uburakari bwinshi cyane Amaka arangije aramubwira ati uyu mukobwa ntabwo ari umukobwa wawe. Aramubwira ati uyu mukobwa uri kubona ari kwangiza umuryango wacu, arashaka kuwusenya. Emeka n'uburakari bwinshi aramubwira ati Amaka narakuburiye ntukampatirize. Aramubwira ati ahubwo ni wowe uri kwangiza uyu muryango kubera ishyari ryawe. Nuko muri ako kanya wa mukobwa yarasohotse yambaye ikanzu imwe mu kanzu z'uyu mugore Amaka, ndetse afashe telefone y'umugabo we. Nuko arangije abaza uyu mugabo yitaga onkere we, aramubaza ati se nagushyuhiriza ibyo kurya? Nuko uyu mugabo Emeka arangije amusubiza ngo yego, ndetse ibindi yamusubiza ari kumusekera. Ahangaha wa mugore Amaka yarimo areba buri kimwe cyose yicecekeye, amarira atangiye gushoka mu maso ye. Nuko kuri icyo cyumweru ubwo umugabo we Emeka ndetse na wa mukobwa Ngozi bafashe inzira bajya gushopinga, Amaka yafashe ishakoshi ye afata n'abana be ibiganza, arangije arabajyana bajya gusenga. Ahangaha ageze hano ku rusengero, uyu mugore Amaka yagiye mu biro bya pastor. Ahangaha ijwi rye ryari rifite agahinda kenshi cyane, aramubwira ati pastor ntabwo noneho nyibasha kubyihanganira, ndumva nava muri rwa rugo, umugabo wanjye yamaze guhinduka burundu, meze nkaho nashyingiranywe n'umuntu uri stranger. Pastor yitegereje uyu mugore, amwitegereza uburyo ari kurira ndetse afite agahinda kenshi cyane. Nuko uyu mugore n'agahinda kenshi cyane n'amarira mu maso aramubwira ati pastor nta nubwo ari undi mugore, ni umwishywa we, yamuzanye mu rugo ngo abe ari kubana natwe, ariko buri gihe aba ari kumwumva, ntabwo ashaka kunyumva agiye nk'umugore we. Ibintu byose yarabimweguriye, ndetse yarankubise pastor, ankubitira mu maso ye. Ubu ngubu aho bigeze ntabwo akita ku bana be. Genda akeka yuko uriya mukobwa hari ibintu ari gukoresha ibintu bidasanzwe by'imbaraga zidasanzwe kugira ngo akontorore umugabo wanjye. Aramubwira ati pastor ngiye ntabwo numva ndinzwe mu rugo rwanjye. Nuko pastor arangije asa nk'umwegera, aramubwira ati mushiki wanjye Amaka, urugo rwawe rwatatswe n'amadayimoni, ibi ngibi ntabwo ari ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ugomba kugivinga up. Aramubwira ati ruriya rugo ni urwawe, ntabwo ugomba gucika intege, Imana iri kumwe nawe,
genda ururwanirire. Nuko muri ako kanya Maka yihanagura amarira, aramubaza ati ese pasita ndajya kurwana ndarwana gute? Nuko pasiteri arangije amubwira ati ngiye kukwereka uburyo ugiye kugenda ugasenga. Aya masengesho ngiye kukubwira ugiye gukora, uragenda uyakore mu gihe kingana n'iminsi 7, ndetse bizaba bigera saa 6 z'ijoro ujye uririmba, noneho usenge cyane, kandi buri gihe ujye uhamagara Imana yawe kugira ngo ise isakare mu rugo rwawe, kugira ngo ize itabara urugo rwawe. Umugabo wabyo ari gukora ntabwo ari uri kubyikoresha, amadayimoni arashaka kwangiza umubano wanyu, ariko humura. Nuko ahangaha rero pasiteri yamweretse uburyo agomba kugenda agakora amasengesho y'iminsi 7. Amaka yaje kuvanga yerekeza mu rugo rwe. Nyuma rero ubwo uyu mugore yatangiye gukora aya masengesho, muri iyo minsi 7 hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Ahangaha byari bigeze mu masaha ya saa 7 za mu gitondo z'urukerera. Amaka arabyutse, icyumba cye cyari gikonje cyane, umutima we wari gutera cyane, ariko hari ikintu cyari kimubwira muri we, kimusunika kimubwira ati byuka va aho ngaho ugenda ujye mu cyumba cya Ngozi wa mukobwa. Yafashe Bibiliya ye arangije arahaguruka arasohoka yerekeza ku cyumba cya wa mukobwa Ngozi. Ahangaha yasanze urugi rw'icyumba cy'uyu mukobwa rwari rwegetse ntabwo rwari rufunze. Nuko Amaka arangije arakingura, ariko ibyo yaje kubona muri iki cyumba umutima we wahise uhagarara. Agikingura yasanze wa mukobwa Ngozi apfukamye hasi arimo avugisha igicupa kinini kibonerana. Muri iki gicupa kibonerana hari harimo imaje, ifoto ya Emeka umugabo we. Amaso ye yari yahindutse umukara, amaboko ye yari yayegeranyije, umutwe we yari yawubitse. Ngozi yarimo avuga ati anko ntega amatwi, ugomba kwanga umugore wawe, ugomba kumwibagirwa, ni njyewe ukunda hano muri uru rugo. Muri ako kanya Amaka akibona ibyo bintu byose yahise asakuza cyane, arasakuza ati Ngozi. Muri ako kanya Ngozi yahise asimbuka donc arikanga, atangira gukanura cyane. Amaka yahise yinjira mu cyumba afashe Bibiliya ye mu ntoki, aramubaza ati ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki uri gukora mu rugo rwanjye? Ngozi yashatse gufata cya gicupa kugira ngo yirukanke, Amaka ariko akomeza arasakuza cyane, atangira gusenga cyane, aravuga ati nta mbaraga z'umwijima zigomba kwinjira mu rugo rwanjye. Aravuga ati jyewe nirukanye imyuka mibi yose mu izina rya Yesu, nirukanye imbaraga zose ndazitwitse mu izina rya Yesu. Muri ako kanya wa mukobwa yahise asakuza cyane, arataka, aravuga ati ceceka. Arangije asunika Amaka, arangije afata cya gicupa, ariko ubwo yaragiye kwirukanka ngo agisohokane yahise anyerera, cya gicupa kikubita hasi kirashwanyuka. Muri ako kanya Emeka ahita akanguka. Nuko ahangaha rero Emeka yahise ashigukira hejuru, yumva ananiwe ameze nk'umuntu umaze igihe kinini cyane afungiye ahantu. Yahise ava aho ngaho arirukanka ajya kureba ibibaye. Akigera aho ngaho yasanze wa mukobwa Ngozi aryamye hasi ari gutitira, ndetse abona ifoto ye iri aho hafi ya cya gicupa cyamenetse. Ahangaha wa mugore Amaka arahagaze hejuru ye agisenga, agitwika imyuka mibi yose. Muri ako kanya Emeka yahise apfukama, atangira kwifata mu mutwe, atangira kubaza ati ibi ni ibiki? Ese ni ibiki nakoze? Ngozi yatangiye kwicuza, atangira kurira cyane, aravuga ati mumbabarire, naratumwe kugira ngo nsenye urugo rwanyu, naratumye ko nsenye buri kimwe cyose mwari mufite. Aramubwira ati ariko uyu mugore wawe byose arabyangije. Amaka ahangaha yaratunguwe acyumva ayo magambo ko uyu mukobwa yari yaratumwe. Arangije ahindukira umugabo we, aramubwira ati noneho ubashije kubona ibyo narwanyaga. Emeka arangije yitegereza umugore we, amwitegereza n'ikimwaro cyinshi cyane, amwita Amaka umbabarire cyane,
ntabwo nigeze mbimenya mugore wanjye. ngo zanga rero yari yicaye hasi ari gutitira afite ubwoba bwinshi cyane. Emeka yarahagurutse n'uburakari bwinshi cyane. Amakanga arahagaze agifite Bibiliya ye mu ntoki ari gutegereza umugabo we ibyo ari gukora. Umugabo arongera arapfukama aramubwira ati Amaka, umbabarire cyane, ndakwinginze mbabarira. Umugabo aramwinginga ati nukuri mbabarira, ndahiriye imbere y'Imana ntabwo nzigera nongera kuzamura ukuboko kuri wowe. Ahangaha Amaka yahise atangira kurira. Ariko bwa mbere mu mezi yarashize Emeka yabashije kubona umugore we icyo ari cyo. Umugore we, umufasha we, mama w'abana be, umugore wizeraga Imana, akaba yarabashije kumurokora, akamurokora mu mashitani, akamurokora mu madayimoni yari amufashe. Umugabo aramubwira ati nari narakubuze. Ahangaha yamubwiye amagambo ari kurira cyane. Narakwirengagije ndetse nirengagiza abana banjye. Nuko umugore arangije aramubwira ati ntabwo wari ubizi, ntiwari uzi ibyo urimo. Nuko arangije aramuhobera aramubwira ati humura mugabo wanjye, Imana yagukijije, you are free now. Nuko bwa mbere mu gihe cyari gitambutse babashije noneho kongera bariyunga. Abangaba noneho rero uko ari babiri bahise bahindukira na wa mukobwa Ngozi. Ahangaha uyu mukobwa ari ku mavi afite ubwoba bwinshi cyane ari gusaba imbabazi. Arababwira ati mumbabarire, ntabwo ndashaka kubikora, njye naratumwe, hari umuntu wantumye mu muryango wanyu. Umugabo aramubaza ati ninde wagutumye? Ibi ngibi amubajije amwegera. Ngozi arangije aramwitegereza n'ubwoba bwinshi cyane. Aramubwira ati umubyara wawe Ebude niwe wantumye kugira ngo nze nangize buri kimwe cyose hano. Yarambwiye ngo agufitiye ishyari, ngo urimo uratera imbere, aranyoreza ngo nze nangize buri kimwe cyose. Yarambwiye ngo umugore wawe nizo mbaraga zawe, arambwira ngo nze nshaka uburyo naguteranya n'umugore wawe, numara gushwana n'umugore wawe byose bizagwa hasi, byose uzabibura. Muri ako kanya Emeka yahise arakara cyane, atangira kwibaza ati se mubyara wanjye niwe ushobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo? Nuko arangije aramubwira ati yampaye ririya cupa, arambwira ngo njye ndikoresha, igihe cyose uzatangira kunyumvira utacyumvira umugore wawe byose bizahita bisenyuka. Nuko Emeka arangije yitegereza umugore we Amaka, arangije yitegereza uyu mukobwa nanone, aramubwira ati ugomba kuva muri uru rugo. Umugabo aramubwira ati ninongera kukubona wegera umuryango wanjye nzaguteza polisi. Muri icyo gitondo Emeka ndetse n'umugore wa Amaka barapfukamye imbere y'igitanda batangira gusenga. Bwa mbere mu myaka yari itambutse yose yamufashe ikiganza, barangije basenga isengesho rikomeye cyane ndetse bashimira Imana uburyo yari ibashije kubakiza uyu muraba, iki kiza cyari cyabaziye. Barasenze ahangaha batangira kurira kubera emotion. Ahangaha rero bafashe wa mukobwa Ngozi barangije bamujyana muri gare. Emeka nta kintu na kimwe yigeze avugana nawe, yaramufashe amushyira muri bisi, arangije aramubwira ati vanga ugende usubire mu cyaro. Barangije bitegereza bisi yari mutwaye uburyo yari ivuye aho ngaho igenda. Ahangaha byari bimeze nkaho barimo bitegereza wa mudayimoni arimo abavira mu buzima. Muri uwo mugoroba uko ari babiri bahise berekeza ku rusengero. Ahangaha pasiteri yarabakiriye, nuko pasiteri arangije abwira Amaka ati uri umugore udasanzwe, umwanzi yarakwatatse ariko ubu wabashije kurwana nawe ndetse Imana yaragufashije iguha intsinzi. Nuko Emeka arangije yabwira pasiteri ati dukeneye ko dusengera pasita. Aramubwira ati ndashaka yuko usengera urugo rwacu, ugasengera abana bacu, ugasengera buri kimwe cyacu. Nuko pasiteri arangije araseka arabwira ati muhumure, arabwira ati noneho muri weekend muzagaruke muzane n'abana banyu. Ahangaha kuri iki cyumweru amasengesho yari yitabiriwe cyane, barimo basenga baririmba, bari gusenga cyane. Ubwo rero aba bana barimo babona ababyeyi babo bapfukamye imbere ku ruhimbi bari kurira. Mu by'ukuri uku kumeneka kw'iri cupa ntabwo kwari kwashwanyaguje
kutumvikana hagati y'aba bagore gusa, ahubwo ko ari kwashwanyaguje n'amapingu yari ababiziritse. Ahangaha rero barasengewe, basengera abana babo, basengera buri kimwe cyabo cyose, basengera urukundo rwabo. Nuko mu mugoroba umwe Emeka yaje guhamagara famiye ye, arangije arababwira ati naje gufata umwanzuro. Ubwo yavugaga amagambo yari afite envelope mu ntoki ze. Amaka arangije aramwitegereza n'amatsiko, aramaze ati mugabo mwiza nihe decision wafashe? Arangije amuhereza envelope. Nuko mu imbere muri envelope hari harimo contract y'inzu yari yakodesheje mu mujyi. Nuko umugabo aramubwira ati gihe nashaka yuko dutangira bundi bushya, ndashaka ko tujya ahantu tutazajya twibuka memories, tuzajya twibuka ibyatubayeho. Arambwira ati ntago nashakaga yuko dutangira bundi bushyashya mu byerekeranye n'umwuka gusa, ahubwo nashaka nuko dutangira mu dushya n'ubw'umubiri n'umubiri. Amakanga yahise atangira kurira, ariko ntabwo yariraga kubera agahinda, ahubwo yariraga kubera emotion. Mu byumweru bibiri bahise bava aho ngaho berekeza mu mujyi. Amateka bari baragiriye muri iyi nzu yari amateka aremereye cyane, ndetse yari amateka akomeye. Ahangaha rero baje kujya mu ka apartment, nubwo itari apartment nini cyane, ariko yari apartment igiye kubaha amahoro, bagiye kubamo mu munezero. Iya apartment ntago yari apartment ihenze, ariko yari apartment yuzuye mu rukundo. Nuko Emeka rero yatangiye kongera kubaka icyizere ndetse n'urukundo hamwe n'umugore we. Ntago byigeze biba iryo joro, ariko gake gakeya baje kongera noneho bubaka urukundo hagati yabo. Baje kongera barihuza, buri gihe cyose bakajya bapfukama imbere y'uburiri, bagasenga Imana, bakinginga Imana, bagafatana mu biganza nk'abakundanye, bagasenga Imana. Abana baje kwishimana none barongera barishima, bagira umunezero mu rugo. Nuko umugoroba umwe ubwo barimo bitegereza abana bo bari gukina, Emeka ndetse n'umugore we bari bicaye hanga kuri balcony. Nuko Emeka arangije yitegereza umugore we, aramubwira ati ntago ngukwiriye Amaka. Amaka araseka, aramubaza ati ntago nkwiriye, ariko Imana, urukundo rw'Imana rwarakubonye, twaturutse kure cyane, ariko nta nubwo twigeze ducika intege. Abangabo bose ari babiri baricaye akanya gato babacecetse. Amaka arangije aramwitegereza, aramubwira ati turabizi Emeka, njye natekereje yuko nakubuze burundu. Nuko Emeka arangije afata ikiganza cya Amaka, arangije aramusoma ku ntoki, aramubwira ati Amaka, nari naragiye ariko ngubu naragarutse. Nuko Amaka arangije araseka, amarira atangira gushoka, atari amarira y'agahinda, ahubwo ari amarira y'ibyishimo. Nuko Emeka arangije aramwitegereza, aramubwira ati Amaka, nzakurwanirira kandi nzarwanira umuryango wanjye. Nuko rero abangabo uko ari babiri bariyunze, barongera barakundana, ndetse nyuma Emeka yaje gukora business icamo, batera imbere barakira. Abangabo uko ari babiri bakomeje no kubana mu munezero ndetse no mu rukundo. Nshuti muvandimwe rero, ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ukumva iyi nkuru nari naguhitiyemo. Nizere ko hari icyo wigiyemo. Akenshi dayimoni iyo ashaka kwinjira mu buzima bwawe, iyo ashaka kwinjira mu rugo rwawe, ntabwo ari buri gihe aza agakomanga ku rugi inyuma. Hari n'igihe dayimoni yinjiramo imbere akinjira mu rugo rwawe ntakomange. Rero ujye uba maso, kandi ujye wizera Imana, kandi ujye ushyira amasengesho imbere. Wakoze rero kumva iyi nkuru, ugafata umwanya wawe ukantega amatwi. Umwanya wawe njyewe ngufata nk'uw'agaciro kuri njyewe, ariko nizere yuko n'iyi nkuru nanjye naguteguriye hari icyo ihinduye, hari icyo ikwigishije mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nimba hari ikintu watoyemo, jya muri comment section umbwire ese iyi nkuru yakwigishije iki, kandi nimba hari ikintu watoyemo cy'ingenzi, yisharinge mugenzi wawe nawe yumve, nawe yigire kuri iyi nkuru. Nawe mushyashya ntabwo nkwibagiwe ngo waye karibu, urakaza neza kuri Behind Walls Tales. Icyo nagusaba nuko ukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho iyindi nkuru. Ndabashimiye cyane rero,
God bless you, naho utaha, ciao ciao.